MTV turabashubije aho muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Turasuhuza n'abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, Nyagasani abacira inzira. Bikemuke nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'Umutesi Betty channel yayindi. Uyu munsi wa none dufite ubutumwa bw'umukunzi wacu watwandikiye ashaka kubagezaho. Bakunzi ba MTV, mbandikiye kugira ngo mbifurize ibyiza Nyagasani atanga. Njye navukiye mu muryango w'abana babiri, njyewe na murumuna wanjye na mama. Data yapfuye ari muto. Rero mama na murumuna wanjye bemeye kunyitangira, bemeye kumpa byose, bampa buri kimwe, ariko njye ntabwo nabibonaga. Murumuna wanjye mama yari afite akazi, ariko akazi katamwemerera ko yatwishyurira njye na murumuna wanjye. Murumuna wanjye yemera kunyitangira njya kwiga. Narize rero njya kugira ngo nshishikazwe nuko nzaharanira ko mama na murumuna wanjye bazabaho neza, nzabitura icyiza bampaye, urukundo banyeretse. Njye ntabwo nabibona, ahubwo nakuranye ubwibone muri njyewe. Ariko icyo navuga, buriya nubaho mu buzima bwawe utigirira icyizere, nta kintu uzageraho, ntacyo ushobora gukora. Njye muri njyewe nari narabaswe n'ubwibone. Ibyo murumuna wanjye na mama bankoreraga ntabwo nabibonaga. Rero nabaye aho ngaho, banyishyurira minerivare, banyishyurira buri kimwe, nta kintu nifuzaga, kuko murumuna wanjye yemeye kunyitangira. We yabanaga na mama akamufasha imirimo yo mu rugo n'utundi. Rero narangije kwiga segonderi, mama na murumuna wanjye barikokora, bampa amafaranga yo kujya kwiga muri universite. Ayo mafaranga rero ntago nigeze nyakoresha igikwiye, ntago nayakoresheje ibyo bayampereye, ahubwo nayajyanye mu irari. Ndagenda ngura amavuta ahenze y'ibihumbi 130. Mbega ibintu byose naguzemo by'ubwiza byari bimpagaze amafaranga 130. Niyitaho ku buryo nahindutse muri njyewe. Rero iwacu baje kunsura ku ishuri, kubera urumva ntago nari nadasubiye ku ishuri. Bo bari bazi ko niga, kumbi njyewe nagiye nishakira inzu. Abantu baba muri ghetto barabizi, nishakira ka ghetto, ya mafaranga niyitaho, ngura intebe, ngura mbega buri kimwe cyose gisabwa cy'umuntu. Nyine abantu baba muri ghetto barabizi. Ahubwo nkajya nimugoroba, nkajya njya mu tubyiniro. Rero nabaye aho ngaho mw'utwo tubyiniro, nkumva ko ngomba gukururwa n'abantu b'abakire. Buriya rero icyo nabwira abantu, ibirabagirana byose ntago ari zahabu. Cyane cyane abakobwa, cyane cyane urubyiruko, narushishikariza kunyurwa no kwigirira icyizere muri bo. Iyo utigiriye icyizere, ibintu byose birapfa. Nari ndi mwiza, ariko ubwo bwiza nari mfite ntago nanyuzwe nabwo, ahubwo nashatse kongeraho ibindi birenze. Noneho nkururwa noneho n'irari ry'ibintu, ry'amafaranga, nibagirwa umuryango wanjye. Naragiye rero nkajya njya mu tubyiniro nijoro, nkahura n'uwo mugabo akampa utwo dufaranga. Ariko ikintu kibabaje nababwira, cyanambabaje n'uyu munsi mpora nicuza, nshaka gutangamo ubuhamya, ni ukuntu murumuna wanjye na mama baje kundeba bamaze kumenya aho mba, nkabihakana
kubera mbabwira ngo muri abakene nta kintu muzigezaho, mwarakoze kumpa ubuzima, ariko nubwo mwampaye ubuzima ntago nkibakeneye, mwebwe muri abakene, ibitekerezo byanyu ni biri hasi. Rero maze kwihakana ababyeyi banjye ntago barekeye aho ngaho, bakomeje kuzajya baza kundeba, ariko n'ubundi ibitekerezo byanjye byari ntakuka ntava ku izima. Rero mama we yageze aho ararekera, arababara cyane, asagwa n'agahinda, ariyahura arapfa. Ari nako gahinda mfite, yariyahuye arapfa kubera njyewe. N'ibyo bintu nirukankiye ntabyo nabonye, ahubwo murumuna wanjye nitaga umukene, ubu ngubu niwe mukire kurenza njyewe nishwe, nagize gutuma mama yiyahura, ngira kwirukanka inyuma y'ibintu ntabyo nabonye, n'ubundi ndacyari aho, ndacyarimo nirukanka inyuma y'abantu bafite ibintu. Murumuna wanjye nihakanye abayeho neza, n'ubu ntituvugana rumwe, mbese ndi nyakamwe, agahinda kagiye kuzanyica n'umubabaro kubera ibyo nikururiye. Rero nkaba ntanga ubuhamya ngira ngo ngire inama urubyiruko, bajye banyurwa nuko bari, banyurwe n'ibyo bafite, kuko nyuma ya byose nta kintu kiruta umubyeyi, nta kintu kiruta umuvandimwe, nta kintu kiruta umuryango. Njye narabihakanye, ariko ubu tuvuga ubu agahinda kagiye kunshengura umutima, ndiho njyenyine, ibyo nagiye nshaka ntabyo nabonye. Mbese bakunzi ba MTV, mwarakoze gushyiraho uyu mwanya wo kugira ngo tubagezeho ubuhamya, ibyo duhura nabyo bya buri munsi, kuko biratwubaka kandi bikadufasha. Rero nahuye nabyo, kandi na n'uyu munsi ntago ndiyakira, gusa murumuna wanjye we yarambabariye, ariko arambwira ati nubwo nakubabariye mama yapfuye atakubabariye, kandi yajyanye agahinda kawe. Rero bakunzi ba MTV, ibyo byose nibyo umuntu anyuramo akumva ko arenze, abona amafaranga, n'ayo mafaranga ntuyabone, ukabura amafaranga, ukabura umuryango, byose narabibuze. Rero nabaye akaya, wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo nabuze byose nk'ingata imennye. Rero bakunzi ba MTV, inama yanjye nahagarare, ni ubuhamya burebure, ariko ni ibingibi namahitemo kubandikira kugira ngo bigeze ku badukurikira, cyane cyane urubyiruko, abakobwa, abahungu, mbese babashe kunyurwa nuko bafite. Niba ufite umubyeyi mwakira uko ari, niba ufite mbese niba uri umukene, iyakira uko uri umukene, ubyakire, wemere uwo uriwe. Rero bizagufasha kubaho neza, bizagufasha kumva. Ariko ubu njyewe tuvugana mfite intimba n'agahinda mu mutima, ari njye wabyiteye. Rero ndabakunda, mukomerezaho, ibiganiro byanyu biratwubaka kandi bikurikirwa na benshi. Nubwo aribwo mugitangira, ndizera neza ntashidikanya ko nimukomeza gutya muzagera ejo heza. Yari umukunzi wanyu, ndabakunda, bye.